Reka manze nguhe ikaze wo kurikiye channel yacu ya Alan TV show. Reka manze umbwire ko icyambere yuko nguha amakuru mbere na mbere ndamanza nkakubaza uko umeze. Waba uri mu nkengero z'umujyi wa Kigali, ubwo ndavuga amajyepfo n'amajyaruguru, uburengerazuba n'uburasirazuba hamwe n'umujyi wa Kigali, mwese mudukurikira hamwe n'abari hanze y'igihugu. Reka manze ndashimire, turabakunda cyane kandi namwe mutugaragariza mu comment zanyu ko mudukunda cyane. Reka manze mubwire platform nkoresha ngiye nitwa Levis Alan. Facebook ndahabaye, Twitter ndahabaye, Instagram ndahabaye ni Alan Levis. Wowe ukigera kwica no bwa mbere ndakubwira kula subscribe kugira ngo tubashe kujya tubaha amakuru abagiraho 5 kuri 5. None nkaba nkuzaniye inkuru ku ruhande rumwe y'incamugongo. Ni inkuru yabaye saa 4 n'igice n'amasegonda 53 mu karere ka Karongi, umurenge wa Bumba, akagari ka Rubendera, aho imodoka ya Ritco yarimo iva i Karongi yerekera Rubavu. Yakoze impanuka bikomeye, twavuga ko ari nk'umushoferi utaruheruka muri control cyangwa akaba ari circulation yari yakoze nyinshi cyane, ntibagirwa gukontorora moteri y'imodoka y'ibirangira ibaye gucya. Mubibona muri mudasobwa zanyu, yahiye bikomeye. Yarimo abantu basaga 172, abagabo 70, abagore 30, abana ni 2 n'abakecuru bari muri 25. Ikaba yakoze impanuka bikomeye cyane, ariko mu mpanuka yakoze nta muntu n'umwe wahiriyemo. Niyo mahirwe twagize nk'abanyarwanda cyangwa se nk'iwabo w'iyo miryango nyine, navuga ko ari twese hamwe nyine twagize amahirwe. Abantu 170 nabangahe guhira mu modoka, akaba ari imodoka ya Ritco yari LACB 531 ihagaze akayabo. Ikaba yari ihagaze amadolari asaga 800 by'amadolari, mu manyarwanda ubwo ni 1,800,500. Iyi modoka rero ubwo turavuga umushoferi wari uyitwaye ntabwo yari ku giti bwite, yari isanzwe ikora ubukerarugendo ibikorera mu karere ka Karongi yerekeza Rubavu. Twagerageje gukurura amakuru muri bamwe mu baturage bari bahari. Imodoka ishya yahereye mu mwanya w'inyuma hasi hejuru ya monteri, umuriro uzamuka nyine. Ubwo bari barimo Ritco ifite imiryango 2, batangira gusohoka, keretse bamwe bakomeretse bitewe n'uburyo basohokaga bafitemo speed nyine birukanka. Bitangira haruguye hasi ko nyine yavuyemo amenyo 2 y'imbere, nta kuba cyacitse cyane. Ibindi nyine byabaye ku modoka, shoferi yarari hafi aho, polisi zahageze nyine zisanga imodoka yahiye, zibura icyo zakora nyine. Nta kuntu bari kuzimya imodoka, yari urabibona nayo kuri mudasobwa yari yatukombe byatari, ntago babashije kuyizimya nyine. Barebye barabyihorera, bafite amapica n'amavideo nyine bari hafi aho. Gusa ni ibintu bibabaje nyine ku muntu washoye business y'ubukerarugendo, wahombye izi miliyoni zisaga 800 z'amanyarwanda n'ibihumbi 500. Ni ibibazo cyane. Mu yandi magambo yabashije kugaragara hafi aho nuko nyine unyura umushoferi wari utwaye imodoka yahise acika yirukanka cyane, avuga ko atari bukire shobuja. Ariko nyine sobuja yahageze, ubwo turavuga boss nyine wa nyiri kampani ya Ritco yahageze nyine, abonye ibyaha avuga ati ntacyo nabikoraho. Gusa nyine ikosa yakoze ni ryo kugira ngo imodoka ishye ntanambwire, ahubwo narangiza yirukanka. Nyiri iyi modoka rero yabibwiwe n'abapolisi nyine, bashize harukuntu ashyira plaque muri system nyine, agahita abona amanamba na nyiri imodoka nyine bashizemo. Baramubwira ati imodoka irahana, hagize ikibazo kiniki, irahiye, wahagera ukareba. So umugabo kuhagera nyine asanga umushoferi yagize ikintu cy'igihunga, aravuga ati se nk'umukire w'amaye akazi nyine imodoka ye ikabibaye gucya, ntago nabimihungutsa rwose. Byari ibintu bitoroshe nyine. Ubwo namwe murabibona kuri screen zanyu, urabona uhombye amafaranga na gucya bitewe n'uwo yahombeje. Ntago nawe waguma hafi aho, nta nubwo abona umwuka wo kumuhamagara. Ariko nyine umukire yavuze ati ibi ni ibintu bisanzwe bibaho, sinzi nyine niba hari ukuntu yazo leta yazabashije. Aya akaba ari amakuru none nafashe nk'umugenzi wigendera, ntabwo nabashije gukurura amakuru ku buryo burambuye. Sinamenya amaherezo y'umushoferi niba yabonetse cyangwa se yakomeje kubura.
kuko yasohotse mu modoka afite igihunga cyinshi cyane, ahita atega moto ahita abwira motari shyiramo speed nyine barirukanka. Ntabwo twabashe niwe kumenya umushoferi wari utwaye imodoka yabashije kongera kugaruka ngo abashe kumvikana na sobuja. Andi makuru nyine kora subscribe kandi no kukazugira neza kwa uploading indi nkuru yato na notification byihuse cyane. Wakurikiraga ikinyamakuru cya Alan Levis gikora kuri YouTube no muri browser. Ndagushimiye twabanye kuva aya makuru agitangira. Ntucikwe kora subscribe ukazugira like comment udusigire muri comment. Urabukoze cyane inkunga ikomeye, turabakunda cyane. Ibitekerezo byanyu bituma tudahwema gukora akazi uko bwije nuko bukeye.